Hello family and friends, umeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Ino ari ubwa mbere dusuye, tuguhaye ikaze. Niba usanzwe udukurikirana nawe urisanga, niba waba abantu dukunda abantu, tubahaye ikaze. Mwegere hafi, turabegereje mu biganiro byacu bya buri munsi. Hanyuma rero muri buri mushyashya, intego yacu nta yindi, dutanga inkuru z'abantu batifuza kugaragara, bakazimpa inbox, inkuru zabo nkazibatangira, nkazibavugira, bakaruhuka imitima, bakagira inama abandi, cyangwa ugasaba inama sosiyete y'abantu bakurikiye ibiganiro tuba twatanze. Niyo mpamvu ushaka kuza kuri kamera twagostinga, ariko abenshi usanga atifuza kwigaragaza, akifuza gutambutsa inkuru ye gusa ariko adashaka kugaragara. Rero niba nawe uri one of them, you are welcome, kandi udafite inkuru, you can give advice ku bandi bantu bazifuza. Reka twihute ku nkuru y'uno munsi. Ni inkuru twahawe n'umupapa. Umupapa aragira ati nakundanye n'umukobwa w'ikizungereza, ati umukobwa mwiza ku buryo muri bakavuga ati ibintu byose ni sawa, ikintu cyose ni cyiza. Nubwo ati mfite umugore mwiza pe, ati uyu mugore abantu bose akambwira ati shatse umugore mwiza koko. Nuko nanjye nibyo ryari ishema ryanjye kugira umugore mwiza. Ati naramukundaga none nkabona n'ibintu byose nkabona ari byiza. Nuko rero ati ndangije nza kugenda kwimariya nawe muri Afurika kubera ko umugore yari ari muri Afurika. Ati njya muri Afurika. Nimara kugera muri Afurika rero umugore wanjye twakoze ubukwe. Ati mu kwa bose bemeye. Aravuga ati mbagenda waratinze gushaka, ariko urashikuye pe, urateruye. Ati ubwo ngubwo abantu bose nyine ndi gushaka kwacira yanjye inkuru yeri ndende, ariko ndagerageza ku buryo muri 15 minutes 15 minutes inkuru ndabanyirangije, iminota 15 turatuyisoje. Reka rero nkomeze. Ati mbukwa bose bampaye congratulation, bakanambwira ati ufite umugore mwiza. Izo compliment narazibonye ku bwinshi. Ati koko yari mwiza koko. Uyu mugore wanjye rero byageze aho ngaho, igihe cyo gusubiraho kiragera, twarabanje turabana, ariko sinahita mutera inda, ntibyakunda. Nsubira muri Amerika, musiga muri Afurika. Nuko rero ndangije kumusigayo, ati barumuna banjye, ba petit frère banjye ntago bashoboraga kurara mu nzu yanjye. Ati baravugaga ngo uko babimubwiye umugore akavuga ati sinshaka bene wanyu, sinshaka ko bazaza mu nzu yanjye ejo n'ejo bundi ngo batangire bavuge ngo ngo urumva ngo umugore wawe ngo abari kumwe na barumuna bawe ngo bansenyere. Ati simbishaka. The more they stay far, the more njye ngira amahoro mu mutima wanjye. Reka bagume iyo bari, nanjye ngume mu byo ndimo. Ati simbashaka. Ati yabimbwira nkumva ko ari kwanga kuba ari kumwe na baramubi. Ati ntago ashaka ko ari kumwe n'abantu basaza banjye, barumuna banjye plutôt. Ati ntashaka ko ari kumwe n'abarumuna banjye kuko ntashaka kwiteza ibibazo. Nkumva muri mu nzira imwe making sense. Akanga ati ndi umuntu nabo ni abantu. Ati n'abantu bo hanze barajudginga. Ati wabiretse bakaguma iyo bari. Ati ariko twe twamubaza barumuna banjye mbega bakababwira ngo hari abashuti banjye bajya baza kundaza, mwihangane mujye kurara mu rugo, mwirirwa ariko igihe cyo kuryama mujye kurara mu rugo. Ati ariko abantu bo hanze bakambwira bati inshuti, uyu mugore wawe atafite abandi batipe. Ati ntago ari wenyine. Ati hari umuntu ujya uza kumuraza. Ati amakuru barayambwira, nanga kwemera kubera ko nzi ko n'abarumuna banjye yanze ko barara muri iyo nzu. Ndavuga nti ni bya bigambo byo nashaka kunsenyera urugo, ndabisuzugura nanga kubyemera. Ubwo byaje kugera aho ngaho, ndongera ndatega nsubira kureba umugore, kubonana nawe. Ngezeyo turabonana, Imana iduha n'umugisha, turasama umwana wacu, imfura y'umuhungu, umwana wacu wa mbere. Umugore arasama, arangije gusama njye ndagaruka, nakomeza ndakora, ngakomeza nyine nkakora inshingano zanjye k'umugabo. Ati byaje kugira ngo umugore arabyara. Aho rero niho izingiro ry'ibibazo byanjye byatangiriye. Ati umugore amaze kubyara, mpamagara mama. Nta wundi muntu waba hafi y'umugore nkuko mama muba hafi. Mama naza mube hafi, azamukorera buri kimwe. Ati ndabizi ko umugore ubyaye yifuza umubyeyi w'umumama uko muba hafi. Mama arazi. Ati ariko guess what, mama wambyaye akemara kuhagera arambwira ati muhungu wa, I suspect something. Hari ikintu hano kitagenda. Namwase ma ni igiki? Ati umugore amaze kumwita, sindabona umugore wawe yonsa umwana niri rimwe. Ati iminsi maze muri nonzo sindabona umwana afata ibere rya nyina. Umwana rya nyina akamucomeka bibero, byazamba akamuhekesha umukozi, byakwanga akamunagira. Ntafite option yo gukora mu hano ngo umwana ibere. Ntago asohora ibere ngo yonsa umwana. Uyu mugore wawe sindabona yonsa iki umwana. Nuko ati ibyo bintu umugore w'umwana navuga ati mama abaye nk'aba mama bukwe njye numva.
babandi bavuga ngo kabiri gatatu aza mu rugo akajya gusohokamo induru zaravuze, mama nawe ati ntibishoboka, ati ntibarisha umugore, ati se umeze ute, ati nshaka kubona mama nanjye turi konsa umwana, ati n'amashereka, ati umugore akamubwira ati amashereka aranyishe, ati amashereka abajojoba, ati umva sinakubwiye, ati ni ukuvuga ngo mba ngenda nyine mfite ni amashereka nyine n'ahantu hose amashereka arimennye, hatabwo kugira ngo tuwe ponje two gushyiramo utuye ponje bashyiramo kugira ngo amashereka ye kujya ku myenda, ati se nakubwira, ati ati amashereka aranyishe, ati mbega ibintu byiza we, ati the best feeling ever gukonsa umwana. Ariko mwana yanjye, ariko njya mvuga inkuru ndanyeze nze no kujajinga kandi atari byo, uzi ko hari umuntu inkuru nkumva. Nuko rero ati amashereka aranyishe, umugabo ati nakoze ukuntu mama ambwira ntarabona umugore yonsa, umugore ambwira ngo ashaka no kugura amaponje yo kwambara, ati ishereka ryabaye ishereka, se nzemera iki, nzareka iki, nzamagara umugore ngo cyakora kuri video konsa ndebe, ibyo ntabwo bishoboka, ibyo ni ibiki, ndabyihorera. Mama ahamagara umukobwa muri salo, aramubwira ati icara, ndaricara, umwana arekurira, ati reba mukuzane, aramumuhaye, tukore muri ryo bere wonsa umwana, mukazana ati iyo ntamwonkeje, kuki se munkereza muzana njye kumwonsa mu cyumba, ati uramwonsa, uyu mwana uramwonsa, umwicaza aha ngaha uramwonsa, atari ko se kuki umpatiriza konsa umwana, si uwanjye, nishaka kumwonsa ndamujyana mu cyumba njye kumwonsa, kuki ushaka kumwonkereza hano, undi atavuga kuki ntashaka kumwonkereza, ikintu gituma utonsa umwana, ko maranye nawe iminsi ingana gutya muri ino nzu, sindabona iryo bere risohoka muri iyo shati, uyu mwana yonka ryari, umwana arira ugacomeka bibero, byakwanga ugashyira mu mugongo, sindabona ukuramo ibere ngo umwana, uyu mwana azonka ryari, ujya konsa umwana wihisha uti, niba untinye fata ikintu wifubike ariko nkubone wonsa umwana for once, atarambwa ati simwonsa, ati ibyo ngibyo uvuga ko nsuzuguye ngo utinda gusuzuguye, undi ati mama, ati niba wumva ko ngufashe nk'ahari agasuzuguro, ati ibyo ni akazi kawe ariko ntabwo umunkereza hano, ati njya kumunkereza mu cyumba, ati mpita numva neza, ati ndahanaguye pe, ati ndahanaguye, mama arabimbwiye ndavuga nti ntibishoboka, ndavuga ati noneho wa mugore byaranze, ati ubwo ndabyihorera sinagira ikintu mbivugaho, ati gashyiga iraje iramushyiguye, ajyanye n'abashuti be hanze ngo basohotse, asiga umwana amusigira mama n'umukozi. Ubu mwana ndi kubabwira at less than 6 months, niyo mpamvu iryo bere ryabaye intambara, ni umwana w'uruhinja ukiri muto. Ubwo atagiye ngo n'inshuti zabo baragiye baricaye, barangije kurya no kwicara no kwifata neza bicayeyo, ati umugore wanyu yarasinze gutabira munani, asinzire mu yanzu za nshuti ze. Saa moya zirageze, saa mbiri zirageze, saa tatu zirageze, umwana abuze nyina, mama arahetse arananiwe, ubwo rero kose nubwo umwana atonka, ati niba umwana aryamye mu gituza cya nyina amenye ko ari kumwe na nyina. Mama arahamagara umugore, wapi, mama arahamagara ati umugore mwe mwavuganye, ati hoya, umugore ko twamubuze byagenze bite, mama atangiye guteranya, ubu saa moya saa mbiri atangiye guhamagara, mu kanya saa tatu ati nyamara umugore ntabwo arahinguka, ati kandi ntabwo arasanzwe agenda, wayamure umwanya ungana utya, mu kanya saa yine zirageze, ati nyamara umugore ntari no kwitaba, ati something is wrong, ati njye byanyobeye. Ubwo ngubwo ati bahamagaye inshuti zaho ngabo bashuti banjye nari nzi ko banaziranye, ndumva mumbare mushakira umugore ahantu hose ari muhige mumubonere, ati niba ari essence, ikintu cyose mushaka mumbwire, ariko mufashe mu ndebera umugore ari ashaka muri danger, phone ntiriho yabuze ntabwo tuzabana, ati mumfashe, ati amafaranga nyabamenyemo, ahungu bari nazahana barashakishije, ati mageze mu nzu imwe mushuti we basanga barimo wabongotse, umugore yagera asinziriye mu ntebe ntazi biri kuba. Volume yanjye ishobora kuba ihagije cyangwa yamanutse nyongeremo kugira ngo mwumve ibyo ndi kuvuga. Basanze umugore yasinze aryamye mu ntebe yabongotse, kubongoka murabizi, yasinze yaborewe, yasinziriye mu ntebe atabasha no donc nyine tazi isarimo, atabasha no kumva ko ari n'abantu binjiye. Ati umugore ntabwo yatamurura rugo rumenyera buko atinyera uko yamuhamba, ati ibintu ntabishoboka, ati mumugumisha, ati batubwira ati ntabwo muri umusorere gacuti ze zavuga ati ntabwo abisohoka, ati ikintu cyabayeho natwe twari twahawe akazi my friend, ati natwe twari twagiye gushaka akazi, ati twarafotoye amafoto tubwe mugabo ati dore ngo umugore ahantu ari utuze ugira amahoro, mu gitondo arizimushiramo baramucyura. Ati izo foto barazimpaye numva ndapfuye mutima wanjye, navuga ati wa mugore wonse ni buri gusinda, ati ndavuga nti ntabwo bishoboka, mbura amahoro, ngira ubwoba, ndavuga nti ibintu byambayeho n'ibiki, ngira stress, ndangije ibyo ngibyo ntabwo byanyuze.
ese mfata umwanzuro mpamagara mama ndamubwira nti mama wikwirirwa uvunika genda uryame n'umwana, umwana wanjye ntahari, nyina ntahari, ati kandi ngaho yagiye, ati mbihaye mama, ndamubwira nti ntugire icyo umubwira, nagera mu rugo mu gitondo mwicaze muri salo muhite mumpamagara. Nuko ati naryamye ntaryamye bantu ba, ati naryamye ntaryamye, ndangije wa mugore mu gitondo araje arikuru yaraje, ati ariko se mukecuru, ati ntabwo mwamenye ibyabaye, ndati n'ibiki byabaye, ati ntabwo amenye yuko nagize accident moto yangushije hasi mu muhanda, ati niri kwa muganga, ati ubu niho naraye n'ibishinge, ati ntubona ko ntari kubona, ijisho ryasaga n'ikinyomoro, ati ntubona ko ntabona, ati byarangiye neza neza kambanye, ati caraha, undi aricaye, ati niko byagenze, ati baba we, ati reka mpamagara umugabo, barahamagaye ko ari kuri diro. Nuko umugore avuze ati ye, ati nagize accident nshuti, ati sheri, ati niyo mate be, ubu ntabwo wumva sinabona ukuntu nkubwira, ati n'ubu ntabwo ubona ukuntu umeze, ati okay, ati none meze, ati sinzi ukuntu umeze, ati sinakubwira ukuntu umeze. Umugabo ati ye, fungura WhatsApp nkwereke ukuntu umeze, ati fungura WhatsApp yawe, arifungura muri amafoto yasinze, ati uko nuko umeze, uko niko umeze, uko wabaye ntakuzi, uko umeze nuko umeze, iyo foto ngwaye nuko umeze, ati bitamukupa. Ati ikibazo kiraba, umwijima uraba, umugore aragenda araceceka, na mama ntiyongera kumuvugisha. Uyu mugore kugeza kuri uno munsi wa none ntabwo ndabasha kuvugana nawe n'ijambo na rimwe. Yaricaje mama aramubwira ati mama mbabarira, ati mu by'ukuri unsaba imbabazi umugabo ye kumfungira imiriro n'amazi, ati ubuzima bwaha ngaho urabuzi, ati mbabarira mama, mbabarira umumbwirire, ati byarangwiriye n'inshuti zanjye, ati sinsanzwe nzimenyereye, ati nzinyoye, ati zingira kuriya, ati ariko cyo kutonsa umwana mumbabarire, ati umwana nze kumwonsa ngo amabere atazagwa, navuze ko nzonsa abandi bana narabyaye naragiye ndi kumwe na se, ati ariko ubu ngubu ntari kumwe na se, ati niyo mpamvu nanze konsa umwana, ariko reka mbabaze, uzi ko wanga konsa umwana wawe ngo ibere ritagwa, wasaza utaranamubyaye rikagwa, ukanga kumwonsa umwana ariko rikazanagwa, ntabwo ibere zanga kugwa, rizagwa, nindisabwe ko ritazagwa, iryonse cyangwa ntiryonse eventually rizagwa, uryimye n'umwana, uyu mwana vitamine, uyu mwana ibere ngo nibwo ritazagwa. Ampisi noneho ntunagiye n'inama n'umugabo ngo mubivugane, unabikore igisirimu, umuzungu agakonsa umwana n'umugabo akabivugana, ati ntabwo tuzamwonsa, tuzadukuramo amashereka, niyo agenda mukaza agasigira umugabo amashereka muri bibero, umugabo akamenya ngo amashereka ngaya umwana abonye intungamubiri yashakaga, ariko wowe urabihishe, wanze konsa umwana amashereka, agukamiye mu gituza, ntunayakamye ngo urashyire muri firigo ngo n'umwana basi azanabona na yonke, urayamwimye nawe ntayubitse. Ati nuko nkuko byagenze, agahinda karanyica, uyu mugore wanjye turi kumwe kuri uno munsi ndagisha inama igira iti simperuka kuvugana nawe iminsi 3 ishize, mama arambwiye ngo nzamubabarire ngo yasabye imbabazi, ariko se uyu mugore ndamubabarira nimugeze ahangaha abandi azabonsa. Uyu mugore bambwiye ko azana abagabo nanga kwemera, yambwiye ngo agize accident kumbe yagiye gusinda, ibyo ngibyo bimenyekanye mu minsi mike mama amaze kubyara. Uyu mugore mama nasubira bizacura iki? Uyu mugore nzamugeza muri Amerika, tuzabana, nzagumana nawe nk'umugore cyangwa azagenda. Ati mungire inama, ngende kumva byanyobeye, ndi kumva nshaka kubivamo, ati ariko natekereza igitangaza cy'umugore udashobora konsa umwana ngo ibere ritagwa, umwana wanjye w'imfura, umwana umwe, ati nkumva nabyo birandenze. Niba hari undi muntu ufite ikigeragezo nk'icyo, nimba hari umuntu ufite ikindi kigeragezo nk'icyo, nimba hari undi muntu wumva afite ukundi kuntu yabigenze, niba hari undi muntu ufitemo ikintu cyose yanyunganiraho, ati mbwira, niba ari uwo byabayeho, niba ari uko wabigenje no gute byagenze, nimungire inama. Ati ngera mbishe binyobeye, nubwo mbere numvise umugore ukora ikintu nk'icyo, ati ibintu numvise ngera mbishe binyobeye, mungire inama uko mubyumva, yaba ari wowe, yaba ari inshuti yawe, umuvandimwe wawe, wamuhiye inama. Iyi niyo nama uno mupapa atwifuza ko uno munsi wa none. Ndabakunda, muri abantu beza, muri abantu b'ingirakamaro, mufasha abandi, mugira neza, mukafasha abandi bantu, mukunganira abantu kandi mukabagira inama mutabazi nta n'inyungu mubatezeho. Rero n'uyu reka tumugirire neza, tumuhe inama, tumugire igitekerezo, tumubwire n'uko yabigenza cyangwa n'icyo twakora kugira ngo tumufashe urugo rwe rukomeze rube rwe gusenyuka. Birashoboka ko twamwubakira aho kugira ngo urugo rusenyuke. Mwe mubyumva mute? Inama zanyu, ibitekerezo byanyu ni ingirakamaro kandi cyane. Murakoze, Nyagasani abahe umugisha, ndabashimiye. Imana ibane namwe, umunsi mwiza, ijoro ryiza, mugire amahoro, bye.